Cheetah Magic. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wo kurikira Cheetah Magic TV. Nizere ko mumerewe neza aho muhereye hose. Niba utameze neza komera ku isi niko bimeze, ubuzima niko bumeze. Umunsi ku munsi tubaho ku isi twishimye, tubaho tubabaye, tubaho duhangana n'ubuzima, tubaho dustrugglinga kugira ngo ubuzima bukomeze. Wabaho neza, wabaho mu buzima butari bwiza, aho uherereye hose ndabizi neza ko muri benshi bakurikira Cheetah Magic TV, muri kuyikurikira none ahangaha. Iyo dutekereje urupfu mu buzima bwacu kenshi tugira ubwoba kandi tugatekereza amaherezo y'ubuzima tubamo, bikaba ibintu bikomeye cyane cyangwa se bikadushengura umutima. Ni benshi rero mudukurikira muri mu Rwanda, abari muri East Africa, abari Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Congo, n'ahandi kuri iyi si. Hari abari muri diaspora, mukomere. Abizi mwe benshi mwashenguwe n'urupfu rwumuhanzi Jay Polly. Hari abakundaga Jay Polly baba muri Australia, aba muri Europe, aba muri Amerika, baba hano muri Afrika, ku migabane yose muriho mukomere, y'Abanyarwanda, y'Abarundi, Abanyamurenge n'abandi mwese muri kureba iyi video mukomere. Nibyo koko urupfu rwa Jay Polly rwashenguye benshi, si umuryango we gusa, si ababyeyi be gusa, si abavandimwe be gusa, rwashenguye by'umwihariko Abanyarwanda mu ngeri zinyuranye. Rwashenguye abanyamuziki bagenzi be, rwashenguye ingeri zinyuranye, haba muri siporo, haba abamumenye bose bitewe n'abakunze umuziki we. N'urupfu n'ubu ngubu bamwe batararwakira, yaba aba DJ bakinnye umuziki we. N'urupfu rukomeje kuvugisha benshi, ariko nagahinda n'amarira n'imiborogo mu bakundaga Jay Polly. Hano rero kuri Cheetah Magic TV tugiye kubaha update cyangwa se inkuru igezweho none ahangaha. Mu gihe rero mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 cyangwa Nzeri 2021, ubwo hatangazwaga urupfu rw'uyu muhanzi Jay Polly, hibajijwe byinshi. Abantu benshi bakomeza kwibaza, ese bigenze bite uyu muhanzi ko yitabye Imana? Hari byinshi byagiye bivugwa, hari n'abagiye batangaza inkuru z'ibihuha ku rupfu rw'uyu mugabo, cyane ko iyo umuntu yitabye Imana ari icyamamare haba hari byinshi bivugwa, ariko itangazamakuru riberaho kugira ngo rishyire hanze inkuru z'ukuri kuri urwo rupfu cyangwa se wenda ku buzima, kugira ngo abakurikira itangazamakuru bave mu rujijo. Umurambo rero w'umuraperi Jay Polly cyangwa se Tuyishime Joshua, wamamaye nka Jay Polly mu muziki, ukaba wamaze kujyanwa mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo usuzumwe, hamenyekane mu by'ukuri icyamwishe. Urupfu rwa Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa kane, ntabwo icyo yazize kiramenyekana mu by'ukuri, gusa hari ibimenyetso cyangwa ibyagiye hanze. Hari n'ibyitezwe ko ibizamini byo kwa muganga ari byo biza kwemeza neza ko ikibazo Jay Polly yagize kikamuviramo kwitaba Imana. Ni inkuru rero ikwiriye kuba ihamya ukuri ku rupfu rw'uyu mugabo, cyane yuko benshi batangiye gutekereza ibihabanye n'ukuri. Gusa ariko ahagana ku isaha y'4 z'uyu munsi, nibwo imodoka ya polisi y'u Rwanda yakuye umurambo wa Jay Polly mu bitaro bya Muhima, ndetse iherekejwe n'inzego zitandukanye. Iyo modoka yaherekejwe n'inzego zirimo urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Izi nzego rero zari zihari ubwo umurambo wa Jay Polly wajyaga gufatwa kugira ngo ujyanwe mu bitaro bya Kacyiru, hagiye gukorerwa iperereza ku mubiri we kugira ngo bakore iyo autopsy, hanyuma bamenye icyamwishe mu by'ukuri. Ese koko ni ibyo yanyweye byamugizeho ingaruka, n'andi makuru yihariye, abo bahuye bwa nyuma, inshuti ze muri gereza cyangwa abo bari bari kumwe, kugira ngo hamenyekane
ibyo byose. Amakuru rero avuga ko uyu muhanzi ashobora kuba yazize uruvange rw'ibintu yanyoye bikozwe na alcohol yifashishwa mu kwiyogoshesha, ngira ngo murayizi, ngo bikaba byakozwe n'umugororwa umwe, binyobwaho n'abantu batatu barimo na Jay Polly. Gusa ariko ibyo byose polisi na RIB ubu ngubu inzego ziri mu iperereza kugira ngo bamenye ukuri kwabyo, ndetse koko se ibyabaye kuri Jay Polly. Jay Polly niwe wenyine warembye mu babinyoye, ariyo mpamvu rero hagomba gukorwa iperereza, bikaba rero byanarangiye bimuviriyemo urupfu. Hanyuma rero indi mihango ijyanye no guherekeza Jay Polly nayo ikaba itaratangazwa kugira ngo ese hamenyekane gahunda yo kumuherekeza haba mu muryango we, uko gahunda zose ziteye kugeza amagingo y'angaha. Rero inkuru ihari nuko none ahangaha tuvugana polisi y'u Rwanda ifatanyije na RIB bafatanyije n'urwego rugenzura imfungwa n'abagororwa bakaba bari mu iperereza kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri ibitandukanye na commentaire benshi bagiye batera ku buzima bwa Jay Polly ndetse n'urupfu rwe. N'urupfu rwashenguye benshi nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe hanze rigenewe abanyamakuru, ryasohowe na RCS Rwanda cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa. Mu ngingo 5 baragira bati Kigali itariki ya 2 Nzeri 2021, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ruramenyesha ko Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly yitabye Imana uyu munsi mu rukerera hagana saa 10:30 za mu gitondo. Ingingo ya 2, Tuyishime Joshua warufungiwe muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere aho yarakurikiranweho ibyaha bitandukanye, yarajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga ariko birangira aje kwitaba Imana. Ingingo ya 3, amakuru yibanze dufite nuko Jay Polly na bagenzi be babiri aribo Harerimana Gilbert na Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa alcohol yifashishwaga n'imfungwa n'abagororwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Ingingo ya 4, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB na Rwanda Forensic Laboratory batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe. Amakuru arambuye muzayagezwaho igihe iperereza rizaba rirangiye. Ingingo ya 5, twihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe ba Tuyishime Joshua. SSP Peli Uwera Gakwaya niwe washyize umukono kuri iri tangazo, akaba ari umuvugizi wa RCS. Nk'uko biri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter, bamwe mu biragaragara abanyarwanda bo mu ngeri zinyuranye by'umwihariko abakunzi b'injyana ya hip hop bashenguwe bikomeye n'urupfu rw'umuraperi Tuyishime Joshua Jay Polly uri mu bakundishije benshi injyana yamamaye nk'iy'umujinya kubera ubutumwa bwomora imitima yababaye n'abihebye. Jay Polly rero benshi bakundaga kwita umwami kabaka, yamamaye mu muziki w'u Rwanda kuva mu 2008, hitabye Imana mu ijoro rishyira iryo kuwa 4 tariki ya 2 Nzeri 2021 azize uburwayi butunguranye aho yari yajyanywe mu bitaro bya Muhima kuvurizwa. Uyu muhanzi rero witabye Imana ku myaka 33 yitabye Imana asize abana babiri barimo umwe yabyaranye na Uwimbabazi Sharifa, babanye igihe kirekire nyuma bakaza gutandukana. Abakunzi b'umuziki, inshuti ze n'abavandimwe bashenguwe bikomeye n'urupfu rw'uyu mugabo wari warigaruriye imitima ya benshi by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Umunyamakuru Ali Sudi yifashishije ifoto aherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram ari hagati ya Jay Polly ndetse na Bulldog agira ati kumbe disi nari ndimo kugusezera muvandi. Umuhanzi Aline Gahongayire nawe n'umwe mu bashenguwe n'urupfu rwa Jay Polly akoresheje Bibiliya mu gitabo cya Zaburi, agira ati igice cya agaragaza umurongo muri Zaburi 90 igice cya mu mutwe wa 90 ku murongo wa 12 agira ati Zaburi ya 90 umutwe wa 12 agira ati utwigishe kubara iminsi yacu
uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Platini nemeye akaba yagize ati it can't be true no, agira ati ntibyaba ari ukuri, ashidikanye se kuko byabaye. Ni benshi bagiye bashyiraho ubutumwa, nk'urugero hano ni post ya Patikope agira ati imwe mu ndirimbo Platini yagombaga gusohora ari kumwe na Jay Polly vuba ahangaha, ahita yibumvisha, irimo amajwi ya Jay Polly na Platini. Ati ni inkuru ibabaje ku bakunzi b'umuziki nyarwanda, twifatanyije n'umuryango wa Jay Polly, inshuti, abafana be, Imana imuhe iruhuko ridashira, akaba yazize uburwayi. Ndi kubona n'ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo na BBC byavuze inkuru ya Jay Polly. Turakomeza kubakurikiranira andi makuru ajyanye n'urupfu rwa Jay Polly, yazashyingurirwa, gahunda y'umuryango we n'ibindi byose. Navuga nti rero muri abakunzi be, muri abakunzi b'umuziki nyarwanda, mukomere. Ku isi twese turabagenzi nk'uko Jay Polly yabiririmbye. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukaba ubabaye, ejo ugatwara ibikombe, byose ubuzima bugahinduka. Ariko nibyo ngibyo, mukomere. Iyi ni Chita Magic TV, andi makuru turakomeza kuyabagezaho mu buryo burambuye. Kora subscribe, like, share, utange na comment cyangwa se ukore kuri share, bigere kuri benshi bamenye inkuru. Chita Magic.